Hey guys, my people, my brother, ndagusuje kandi mwifurije kugubwa neza. Wowe wihebeye taha iwacu Bliss, wowe wihebeye kandi wakunze igitangaza mu bitangaza, ni iby'agaciro kandi komeza dukurikirane. I promise ko nazahwema kubagezaho amakuru azabagezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Reka amakuru yacu tuyatangirire mu gihugu cya Nigeria, aherereye umusore w'umunyarwanda. Amazina ye yitwa Taha iwacu Bliss, yamamaye mu muziki w'u Rwanda nka Melodie. Kuri uyu munsi Melodie aherereye mu gihugu cya Nigeria, aho yagiye gukorana indirimbo cyangwa se yagiye kurangiza imishinga n'abahanzi bakomeye cyane mu gihugu cya Nigeria barimo Singa ndetse na Oxode. Uyu Exode ni umwe mu bahanzi bafite izina rikomeye cyane ku mugabane wa Afurika bitewe n'ibihangano yagiye akora, dore ko mu mwaka wa 2022 Exode yakoreye igitaramo mu gihugu cy'u Rwanda kuri Canal Olympia, akaza gushimisha abatari bake. Kimwe mu bitaramo navuga ko byabaye ibitaramo by'indashyikirwa mu bitaramo byabaye hano mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 2022, utirengagije nk'igitaramo cyabaye cya Chop Life cyaje guhurirwamo n'abahanzi b'ibihangange ku mugabane wa Afurika muri East Africa ndetse no ku isi yose muri rusange, barimo ba Calligraphy Jones ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Melodie kuri aka kanya uri mu bafite idarapo ry'u Rwanda mu muziki. Melodie kuri uyu munsi aritegura gukorana amashusho n'uwitwa Singa, ni umwe mu bahanzi bafite izina rikomeye cyane mu gihugu cya Nigeria ndetse no ku isi yose muri rusange. Navuga ko umuziki w'isi uyu muhanzi wamuhiriye, dore ko ari umwe mu bahanzi mu gihugu cya Nigeria bamaze kugera ku rwego rw'uko nibuze afite ubushobozi bwo kuba yasohora indirimbo ikarebwa n'abarenga miliyoni 17. Ibisinga yabigezeho. Kuri aka kanya turi kugaruka ku buzima bwa Melodie uri kugenda akorana n'ibyamamare bigiye bitandukanye ku isi. Ngaho yakoranye na Calligraphy Jones, ejo yakoranye na Eddy Kenzo, ejo yirirwanye na Harmonize, bari kodinze indirimbo imwe ebyiri eshatu. Kuri aka kanya ni igitangaza kumva ko Melodie ashobora kugaragara mu indirimbo mbere y'uko isohoka, perezida w'igihugu cya Tanzania akayikunda akayishoramwe amafaranga. Kuri uyu munsi tukaba twitegura indirimbo yitwa Zanzibar, Melodie featuring Harmonize, indirimbo yagizwemo uruhare cyangwa se yatewe inkunga na perezida w'igihugu cya Tanzania. Ibi ngibi mu myaka 10 yatambutse nta muntu watekerezaga ko hano mu gihugu cy'u Rwanda dushobora kuzagira umuhanzi ugera ku rwego nk'uru rwo kuba yagaragara mu ndirimbo, iyo ndirimbo perezida w'ikindi gihugu akayikunda. Mu myaka 10 yatambutse urwego umuziki w'u Rwanda wari uriho, nta muntu wigeraga yumvisha ko bishoboka ko umuhanzi nyarwanda ashobora kuzagera ku rwego rwo kwambara shaneti ya miliyoni 50. Mu myaka 10 yatambutse nta muntu wiyumvishaga ko hano mu gihugu cy'u Rwanda umuhanzi w'umunyarwanda ashobora kugenda mu modoka ya miliyoni 600. Ibi bikamugira umuhanzi wa gatanu ugenda mu modoka nziza kandi ihenze muri East Africa. Mu myaka 10 yatambutse nta muntu wiyumvishaga ko nibuze imbere y'imyaka 20 iri imbere hari umuhanzi nyarwanda uzaba ufite ubushobozi bwo kuba yasohora indirimbo zigera kuri 15 audio ndetse no mu buryo bw'amashusho mu gihe kingana n'umwaka umwe. Muri iki gihe nta muntu wiyumvishaga ko umuhanzi nyarwanda ashobora gukorana indirimbo n'abahanzi bose bafite izina rikomeye muri East Africa mu gihe kingana n'umwaka umwe, ugakorana na Harmonize, Eddy Kenzo, B2C, Fik Fameka, Calligraphy Jones, Singa, Fireboy, Luga ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Melodie mu mwaka wa 2023 aritegura kuzashyira hanze indirimbo zigera kuri 30. Ku munsi w'ejo nibwo twagarukaga ku cyemezo Melodie we na timu ye ya 155 AM bafashe cyo kuba bazajya bashyira hanze indirimbo nyinshi ubundi iyakunzwe kurusha izindi, ikaba ariyo ndirimbo ikorerwa amashusho kandi agakorwa amashusho abakunzi b'uyu muhanzi cyangwa se abakunzi ba Melodie bihitiyemo. Urugero, niba umukunzi wa Melodie yatanze igitekerezo akavuga ngo ngewe nkurikije ukuntu iyi ndirimbo nyumva, amashusho y'indirimbo ashobora gufatirwa Miami, amashusho y'indirimbo ashobora gufatirwa Old Trafford ku kibuga cya Manchester United, stade ikipe ya Manchester United yakiriraho imikino, cyangwa se akavuga ngo ngende umukunzi wa Arsenal ndifuza kuzabona indirimbo ya Melodie video yayo yafatiwe Emirates Stadium.
cyangwa se akavuga ngo ndifuza kubona indirimbo ya Bruce Melody irimo umukinnyi ukomeye cyane muri sinema mu gihugu cya Nigeria muri video. Ndifuza kubona social media influencer muri video ya Bruce Melody, social media influencer wo mu gihugu cya Nigeria cyangwa se wo muri Afurika hose. Aka kanya ukavuga ngo ndifuza kubona Seburikoko, Bamenya, Clapton ndetse n'abandi bagiye batandukanye bafite izina rikomeye cyane muri sinema nyarwanda, ndifuza kubabona muri video ya Bruce Melody. Ibi ngibi bizajya bikorwa bitewe n'uko indirimbo uri gusaba cyangwa se indirimbo muzasohotse uburyo yakunzwe kurusha izindi. Ibi ntabwo ari Bruce Melody ubizanye mu muziki wa Afurika cyangwa se navuga ko ari ubizanye mu muziki w'isi. Ni ibintu bisanzwe. Iyo ugiye kureba Wizkid, Chris Brown, Davido, Diamond Platnumz, Harmonize, Inos B, Icon ndetse n'abandi bahanzi bagiye batandukanye bafite izina rikomeye cyane mu muziki w'isi, usanga 1/2 cy'indirimbo bakorera video ari indirimbo ziba zakunzwe kurusha izindi. Umuhanzi nka Ruga ni umwe mu bahanzi bafite izina rikomeye cyane mu muziki wa Nigeria kandi amaze igihe gitoya mu muziki, ariko ni umuhanzi ushobora gushyira hanze indirimbo zigera kuri 30 mu mezi agera kuri 5. Ubundi izo ndirimbo zigera kuri 30 agakora amashusho y'indirimbo zigera kuri 2. Nibuze amashusho y'izo ndirimbo akora usanga imwe mu ndirimbo audio yayo yararebwe n'abarenga miliyoni 13. Urugero nk'indirimbo yitwa Dior yakorewe amashusho audio yayo imaze kurebwa n'abagera kuri miliyoni 11. Indirimbo yitwa Snapchat ni indirimbo ya Ruga yakorewe amashusho imaze kurebwa n'abagera kuri miliyoni 5. Iyi audio yari imaze kumvwa n'abagera kuri miliyoni 5 bayirebye ku rubuga rwa YouTube bareba lyrics video. Miliyoni 5 z'abantu bari bamaze kureba iyi ndirimbo. Spotify abagera kuri miliyoni 9 bamaze kumva iki gihangano. Indirimbo iza gukorerwa video. Ikintu kibikubwira neza, usanga izi ndirimbo zose z'uyu munyanigeria ugasanga video, audio cyangwa se audio yarebwe cyangwa se yarebwe yakunzwe kurusha video. Ibi ngibi niba abahanzi barenga 5, abahanzi barenga 8 bo ku isi bafite ubushobozi bwo kubikora, kuki umuhanzi w'umunyarwanda atari ku rwego rwo kuba yabikora? Bivuze ngo Bruce Melody kugira akorera indirimbo amashusho bizajya bisaba ko iyo ndirimbo ikundwa cyangwa se iyo ndirimbo iba influencer hano mu gihugu cy'u Rwanda, iba influencer muri Afurika no ku isi yose, kugira ngo iyo ndirimbo ibashe kuba yakorerwa amashusho. Bruce Melody ari gukora indirimbo n'umuhanzi w'umunyanigeria witwa Singa. Bruce Melody azava mu gihugu cya Nigeria akoze amashusho y'indirimbo yakoranye na Joe Boy ndetse n'indirimbo yakoranye n'umuhanzi ukomeye cyane hari mu gihugu cya Nigeria ndetse akaba n'umu DJ yitwa DJ Neptune. Ndetse Bruce Melody azava yarangije umushinga w'indirimbo afitanye na Arya Star. Uyu ni umwe mu bahanzi kazi bahagaze neza cyane mu muziki wa Nigeria. Urebye muri iyi myaka itambutse, muri iyi myaka nk'itatu itambutse, usanga uyu muhanzi kazi ari umwe mu bahanzi bafite izina rikomeye cyane mu muziki wa Nigeria cyangwa se muri industry music ya Nigeria, bitewe n'indirimbo Rush yashyize hanze mu mwaka wa 2022 gutyo. Indirimbo yagiye hanze mu kwezi kwa 12 ku mwaka wa 2021. Akenshi ariyo mpamvu ujya kuri YouTube ugasanga ni indirimbo imaze umwaka umwe ku rubuga rwa YouTube. Bruce Melody kuri aka kanya arabarizwa muri label ya 155 AM. Label ya 155 AM kuva yatangira gukorana n'uyu muhanzi witwa Bruce Melody ukomoka hano mu gihugu cy'u Rwanda, watangiye urugendo rw'umuziki nk'uwabigize umwuga mu mwaka wa 2012. usanga we n'iyi label barageze kuri byinshi. Ni label irimo producer wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda, Element, mu myaka 3 yatambutse igihembo cy'umuproducer w'umwaka yagiye akegukana. Ni label irimo umuhanzi wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda ariwe Bruce Melody. Ni label irimo umunyemari umaze gushora amafaranga menshi mu muziki w'u Rwanda mu gihe gito. Kuva umuziki w'u Rwanda watangira, uyu mushoramari amaze gushora mwarenga miliyoni 500. Amazina ye yitwa Coach Gael. Coach Gael niwe mugabo umaze gushora amafaranga menshi mu muziki w'u Rwanda kandi akabikora mu gihe gito.
Coach Gael nta myaka 5 ishize ari mu ruganda rw'umuziki hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko n'umwe mu bantu bamaze kuba kimenya bose bitewe n'amazina akomeye akomoka hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu munyemari yagiye akorana nabo. Uyu munyemari yakoranye na The Ben, indirimbo Why ya The Ben na Diamond Platnumz yakozwe kubera uyu munyemari. Uyu munyemari yakoranye na Meddy, yakoranye n'umuhanzi dukunda hano mu gihugu cy'u Rwanda Meddy. Ubu kuri uyu munsi uyu munyemari ari gukorana n'umuhanzi wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda mu myaka 5 yatambutse, Itaha Iwacu Bruce, wamamaye mu muziki w'u Rwanda nka Bruce Melody. Uyu munyemari ari gukorana n'umuhanzi ukomoka hano mu gihugu cy'u Rwanda watwaye igihembo cya Primus Guma Guma Superstar. Uyu munyemari ari gukorana n'umuhanzi wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda wagiye mu cyitwa Konk Studio. Uyu munyemari ari gukorana n'umuhanzi wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda nibuze mu myaka 10 yatambutse yagiye asohora indirimbo hit after hit. Uyu munyemari ubwo yatangiraga gukorana n'umuhanzi witwa Bruce Melody yashinze cyitwa 155 AM. Kuri uyu munsi ni label ikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, ifite ubushobozi bwo kuba yajya mu yindi label nka Country Record cyangwa se muri studio nka Country Record, agateruramo producer nka Element akamuzana muri label ya 155 AM. Label ya 155 AM ishingwa byaravugaga ngo ni umuhanzi wa mbere mu bihugu 55 bigize Afrika. Ibi ngibi buri muntu wese yabyumvaga nk'inzozi. Nta muntu n'umwe yashoboraga kwiyumvisha ko nibuze mu myaka 3 iri imbere mu Rwanda dushobora kuba dufite umuhanzi ushobora kujya kuri podium umwe na Davido, Wizkid, Diamond Platnumz, Koffi Olomide ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ariko kuri aka kanya naza nkakubwira ukuntu ibi bintu bishoboka. Urugero, niba Bruce Melody kuri uyu munsi afitanye indirimbo na Fireboy, Luga, Omare, Joboy, Koffi Olomide, Inos B, Harmonize, Calligraphy Jones, Fik Fameka, Eddie Kenzo, Mario, Bahati Kenya, Arya Star ndetse n'abandi bahanzi bagiye batandukanye bafite izina rikomeye cyane ku mugabane wa Afrika, aba DJs nka DJ Neptile, DJ7, Singer, Oxode ndetse n'abandi bahanzi bagiye batandukanye bafite amazina akomeye cyane ku mugabane wa Afrika. Gute wambwira ngo umuhanzi ufite collaboration zirenga 15, 20, 30 zikomeye ku mugabane wa Afrika adafite ubushobozi bwo kuba yaba umuhanzi wa mbere muri Afrika? Nta muntu n'umwe ukomoka hano mu gihugu cy'u Rwanda wabashaga kumva ko hano mu gihugu cy'u Rwanda hashobora kuza label ifite ubushobozi bwo kubwira umuhanzi ngo icyo dukeneye ni hit, ibindi byose ubyihorere. Nta muntu n'umwe wari uzi ko nibuze mu myaka munsi y'imyaka 10 iri imbere umuhanzi hano mu gihugu cy'u Rwanda azaba ari ku rwego rwo kuba yakodesha private jet akava hano mu gihugu cy'u Rwanda akerekeza ku mugabane w'Uburayi mu ndege ayirimo wenyine ubwe ku giti cye. Ibi ngibi Bruce Melody ari kubikora kuri uyu munsi. Nta muntu n'umwe hano mu gihugu cy'u Rwanda washoboraga kwiyumvisha ko umuhanzi wa hano mu gihugu cy'u Rwanda ashobora kwikoma ku gatuza akava hano mu gihugu cy'u Rwanda akerekeza mu gihugu cya Nigeria akavuga ngo ngiye gukora indirimbo na Singa, ngiye gukora indirimbo na Luga, ngiye gukora indirimbo na Omare. Ibi ngibi Bruce Melody ni umuhanzi hano mu gihugu cy'u Rwanda uri ku rwego rwo kuba yabikora abifashijwemo na label ye ya 155 AM irimo CEO Coach Gael ari ureberera inyungu za Bruce Melody mu bijyanye n'umuziki. Navugaho Coach Gael kuri uyu munsi akazi ke ari kugakora neza, nubwo navuga ko aba promoters ba hano mu gihugu cy'u Rwanda, itangazamakuru, abahanzi ndetse n'abandi bagiye batandukanye bagenda bamugonga bamuca intege bamwumvisha ko ibyo ari gukora ari ukwica umuziki nyarwanda. Ni ryari wambwira ko umuntu uri kwica umuziki w'u Rwanda ashobora kuza agafata arenga miliyoni 500 akayashora mu muziki w'u Rwanda ari kwica umuziki w'u Rwanda? Ahubwo ikintu naje gusesengura nkaza kubona Coach Gael niwe muntu ukunda umuziki w'u Rwanda.
mu bantu cyangwa se muri ba manager babereye bagiye bakora management zigafasha abahanzi hano mu gihugu cy'u Rwanda, ninde nibuze washoye arenga miliyoni 10? Ibi ni bimwe mu byo tugomba gusesengura mu biganiro biza gukurikira. Ndi Olivier Fernandez, see you, love you so much.